Yesu nashimwe bene data, nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe. Naho ndi ni Reverend Pastor Steven nkuko bisanzwe, ndabakunda kandi mbahoza ku mutima. Mbahoza ku mutima uko iteka ryose yo senga ndabasengera, kandi aho mba ndi hose ngomya kuzirikana urukundo mudukunda. Rero ndabashuhuje abari burasirazuba, uburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, abo mujyi hagati ndavuga Kigali, abari Canada, Amerika, ndagushuje mu izina rya Yesu. Aba surprise iwacu turabashuhuje, n'abandi mwese turabashuhuje mu izina rya Yesu. Mwese aho muri, Imana ibaha umugisha. Ndabakunda cyane kandi mbifurije umugisha w'Imana, wo ukora share, wo ukora kunzogera, wo dukurikirana comment yawe. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Imana rero yongeye kunyohereza ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka ariko dusenge Imana mbere y'abindi byose. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'imbaraga, Imana y'ubutwari ndetse n'ubushobozi, urera kandi urakiranuka, kandi Imana ibaho usibye wowe. Nayo mpamvu kwizera ari iby'ingenzi. Ndasenze ngo imitima ingurikiranye, abari kureba iyi video, abari gutega amatwi inyigisho yacu, turabasengeye ngo baho umugisha, imbaraga n'amavuta, abakomeje mwami mwiza gukomezwa n'ijambo ryawe. Reka ubuntu bwawe bugaragareho. Icyo mbasabiye ni ugukomera muri Kristo Yesu. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaho umugisha. Rero tugiye kuganira amagambo ari mu gitabo cya Mariko ibice 11. 11 ni umutwe uvuga ngo Yesu ajya i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Yesu ashimwe cyane. Ariko njye umutwe nawise ngo Imana igukuye mu kibazo abantu bagusizemo, igushyire mu gisubizo abantu batatekerezaga. Yesu ashimwe cyane. Imana iguha umugisha. Ikibazo cyawe aho abantu bakurogeye, ubwo abantu bazi ngo byararangiye, ariko inzira iza ku buzima bwawe, reka ngubwire ngo inzira irabonetse. Zirabonetse iyo kunyuramo ujya mu gitangaza. Zirabonetse yo kubaka urugo rwawe. Zirabonetse yo kubyara. Zirabonetse yo gutabaza. Inzira irabonetse mwene data. Yesu aguha umugisha. Reka dusome ni igitabo cya Mariko 11. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu, bajya i Betifage bw'i Betaniya ku musozi wa Elayoni. Atuma babiri mu bigishwa be, arababwira ati, mujya mu kirorero kiri imbere yanyu. Mukihagera uwo mwanya muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse, kitigeze guheka umuntu, mukiziture mukizane. Kandi nihagira umuntu kandi nihagira umuntu ubabaza ati, iki niki gitumye mukora mutyo, mumubwire muti, databuja niwe ugishaka, nuko uwo mwanya aracyohereza. Haleluya, aracyohereza hano. Baragenda basanga icyana cy'indogobe kiziritse ku irembo ku nzira, barakizitura. Bamwe mu bari bahagaze aho barabaza bati, niki gitumye muzitura icyana cy'indogobe? Nabo babasubiza nk'uko Yesu yababwiye. Barabemerera, bashorera icyana cy'indogobe, bakigeza aho Yesu ari, bakigenderaho. Yesu ashimwe cyane. Imyenda yabo akicaraho. Benshi basasa imyenda yabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti nayo bayasasa mu nzira. Abamushagaye barangurura bati, Hoziyana, hahirwe uje mu izina ry'Uwiteka. Haleluya. Imana itugirire neza cyane. Reka turebe umurongo wa 11. Agera i Yerusalemu, yinjira mu rusengero, amaze kuraranganya amaso ngo arebe byose, arasohoka, maze kuko bwari bugorobye ajya i Betaniya, ajyana nabo 12. Yesu ashimwe cyane. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Aya ni amagambo akomeye, ni amagambo adasanzwe cyane, ni amagambo Mwuka w'Imana ashize ku buzima bwanjye, ashize ku buzima bwawe.
aya magambo ni amagambo tugiye kuganiraho, ariko ni amagambo shaka kugira ngo tuze gukomeza gatoya uburyo Yesu avuma igiti cyitwa umutini. Bukeye bwaho gitondo bamaze kuva i Betaniya, arasonza agera kure, abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. Nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko igiti igihe cyo kwera kw'imitini igihe cyo kwera kw'imitini, arawubwira ati umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva, bagera i Yerusalemu, yinjira mu rusengero, yubika ameza y'abavunjaga ifeza, aleluya, n'intebe n'abagaragu n'abaguraga inuma. Ntiyakundira umuntu wese kugira icyo anyuza mu rusengero. Arigisha ati, mbese nimuzi ko byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose, ariko mwebwe mwayihinduye isega y'abambuzi. Abatambyi bakuru n'abanditsi babyumvise, bashaka uko bamwica, ariko baramutinya, kuko abantu bose batangazwaga no kwigisha kwe. Bugorobye arasohoka. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Haleluya. Ni amagambo tugiye kuganiraho, kandi ni amagambo akomeye. Dutangiye dusoma amagambo atubwira uburyo Yesu yafasha abigishwa babiri, yafasha abantu babiri, arabatuma, arababwira ngo mugende mu kirorero, nimuhagera murahasanga cyangwa se murabona icyana cy'indogobe kitigeze gihekwa, kitigeze cyicazwaho n'umuntu n'umwe mu kizituro. Cyari cyararenganiye ahantu, ariko gitegereje Yesu Kristo. Hari uburyo utegereje imbaraga z'umusaraba, hari uburyo utegereje Yesu w'i Nazareti, hari uburyo urindiriye imbaraga za Yesu, hari uburyo wagerageje ibintu biranga, ariko nakubwiye ngo inzira irabonetse. Haleluya. Inzira yo gushaka, inzira yo kurongorwa, inzira yo kubona akazi, inzira y'ubutabazi, iyo nzira niyo ndi kukubwira, kuko irabonetse mu izina rya Yesu. Bageze mu kirorero rero, bahasanga icyana cy'indogobe. Ndashimira Yesu ko iyo agiye gutabara umuntu agira inzira anyuriramo. Bahageze, ariko mbere ko bagenda, ariko ndisiyo yabahaye, nimuhagera nihagira umuntu ubabaza impamvu mutagomba kukizitura, mumubwire ngo Yesu aragishaka. Reka ngubwire, icyo Yesu ashaka gukora ku buzima bwawe nta muntu uzakibangamira. Ikintu Yesu agambira gukora ku buzima bwawe, nihagira n'umuntu ukitambika azahura n'ibibazo, kubera ko Yesu yahagurutse kuza gukora ku buzima bwawe. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo guhagarika ineza y'Imana ku buzima bwawe, ntibishoboka. Barakizituye, barakizanye, bakigejeje imbere ya Yesu ngo bagisasaho imyenda. Yesu acicaraho. Yesu amaze kucicaraho, yinjira mu murwa, yinjira i Yerusalemu, yicaye ku cyana cy'indogobe. Reka ngubwire bene data, nutakaza Yesu mu buzima bwawe uzaba nk'abandi. Impamvu uzakomera, impamvu uzahagarara, impamvu utazatsindwa nuko Yesu ari mu buzima bwawe. Imana itugirire neza cyane. Iyo turi kumwe na Yesu tugira ibyiringiro, iyo turi kumwe na Yesu turakomera. Iyo Yesu ari mu buzima bwacu, hari impinduka. Hari akantu kamwe ngira ngo turaza kureba. Barangije misiyo Yesu yari ibujyanye muri Yerusalemu, kwari ukugira ngo bamenye ko ubutabazi bubonetse. Niyo mpamvu hano hatubwiye ngo baragenda basanga icyana cy'indogobe kiziritse ku irembo ry'inzira. Irembo ry'inzira, Yesu yaravuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yaravuze ngo umwizera wese ntabwo azakorwa n'isoni. Niwe nzira, niwe rembo. Niba ukeneye kwinjira mu ntama, niba ukeneye kujya muri Kristo Yesu, Yesu niwe rembo. Haleluya. Umunsi umwe hari umuntu wacuruzaga intama,
ariko agacuruza n'imbwa. Kano kantu ndagira ngo ukumve neza. Noneho icyo igihe kiragera, intama ziza gushira. Intama zije gushira, uyu mugabo yigira inama yo gufata uruhu rw'intama akarwambika imbwa, kandi ahantu zavaga n'ahantu zajyaga hagati aho hari umupaka, kugira ngo zigere muri icyo gihugu zigomba kugurishwamo. Kandi ku mupaka bapimishaga iki? Umuntu wari uri gupima uwo munsi, ubundi mu busanzwe wapimaga yari impumyi, yakoraga ku ntama gusa. Akora ku ntama igatambuka. Ariko uwo munsi yari yahinduye system, afata inkoni ari gupimisha. Noneho umuntu yari azi ko gupima kwazo n'ubundi ari ikiganza bapimisha, ariko uwo munsi byari byahindutse, hari gupimishwa inkoni. Hari igihe Imana igupimisha ikigeragezo, hari igihe Imana igupimisha gutinda gushaka, hari igihe Imana igupimisha ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo irebe ko wizeye imbaraga z'ubusaraba, wizeye imbaraga zayo. None umugabo ahageze, urumva afite intama nkeya, imbwa ni nyinshi, ariko imbwa zambaye iki? Uruhu rw'intama. None ahageze rero asanga byahindutse. Umugabo yari gupimisha inkoni, yakubita intama. Urabizi ko mu busanzwe intama ntivuga, yakubita intama itavuga agatambuka. Uwo munsi rero habaye ibibazo cyane. Intama yarashe arapima iratambuka, indi nama iraza iratambuka. Noneho hagerwaho imbwa. Imbwa yaraje ayikubise iramuka, akubise indi iramuka, akubise indi iramuka. Aravuga ngo nubwo zambaye uruhu rw'intama, ariko mu ndani si intama. Mwene data, Yesu niwe rembo. Bishatse kuvuga iki? Hari igihe tubaho turi abarokore, tukiyambika uruhu rw'intama, ariko mu ndani nta burokore. Kubera iki ubwo burokore butariho? Ndagira ngo wumve hano twasomye igihe Yesu yabanye igiti cy'umutini, akagishakaho imbuto akayibura, akibwira ngo wa giti we ntuzongere kwera, kubera ko utamenye igihe cyo kugendererwamo. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya tubwiye neza ngo nuko basasa imyambaro, indogo birakandagira, yari yaraziritswe, yari yaravumwe, ihetse Yesu. Eka ngubwire, uyu mutwe w'aya magambo cyangwa se ubuhanuzi nkuzaniye, imbere gato hagiye guca umuntu uhetse Yesu. Yesu ashimwe cyane. Hagiye guca umuntu uhetse Yesu. Niba uhetse Yesu, ugiye gutambuka abantu batatambutse. Niba uhetse Yesu, ugiye kwakira imbaraga z'ubuhanuzi. Niba uhetse Yesu, ugiye kwakira amavuta y'Imana mu buzima bwawe. Ibibazo ntabwo bizagukamura, ibibazo ntabwo bizagukura mu mwanya, kuko uhetse Yesu. Imana ishimwe cyane. Sinzi niba uri kunyumva mwene data, uracyafite Yesu cyangwa waramutakaje? Umwambaro wambaye urasa gute? Ni uw'intama, ariko mu ndani si uracyariyo, cyangwa mu ndani uburokore bwavuyemo? Birakwiye ko udakomeza kugambana, birakwiye ko udakomeza kubaho umeze nkaho usenga ariko iyo usenga utayizi. Byaba bibabaje cyane nje nawe twaba turi abarokore, turi abashumba, twambaye ikora, turi abavuga butumwa, turi abatambyi, ariko tudakunda intama. Uwo mutima si wo Yesu yaduhaye. Yesu yaravuze ngo ndabankunda kandi abashakana umwete bazambona. Iyo dukunda intama tuba dukunda Yesu Kristo. Iyo ukunda mwene so ukunda Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ejo hari umuntu wambajije ngo mbese imbabazi n'urukundo ni bimwe? Mbese umuntu yagira imbabazi ntagire urukundo? Ese umuntu yagira urukundo ntagire imbabazi? Nukeneye ko nzagusobanura, comment yawe irakenewe. Nawe ndakubajije, wagira imbabazi ntugire urukundo? Wagira urukundo ntugire imbabazi? Wowe urabyumva gute? Andika munsi comment. Noneho tukiganire. Bibiliya tubwiye ngo ageze Yerusalemu yinjira mu rusengero. Yageze Yerusalemu asanga urusengero baruhinduye isoko. Bene data, urusengero n'umutima wanjye, n'umutima wawe. Ese mu mutima wawe harimo iki? Utinze he? Ese nibiye birwanira mu mutima wawe, ushobora gusanga muri wawe harimo isoko. Warabaye umukomisiyoneri kandi uri umukristo mu mutima. Haleluya. Ushobora gusanga ugambana, ushobora gusanga wiri guteranya abandi, ushobora gusanga wiri gusambana, ushobora gusanga wiri guvuma abandi, ushobora gusanga wiri guhetsa abandi, wiri gusabya, ukiri kuvuga usebya. Uwo mutima wawe ntabwo ari Imana wuguhereye.
umutima wawe ugomba guturamo ijambo ry'Imana. Nababaje cyane aho umurokore ava ku nzu ya mbere yirirwa azenguruka gusa avuga bene se, byo byakumarira iki mwene data? Garukiraho. Yesu aragukunda kandi agufiteho umugambi. Mbere gato araca umuntu uhetse Yesu. Niba koko uvuga ngo ufite umwuka wera ariko udakora ibyo umwuka akubwiye, niba uvuga ngo ufite Yesu udakora ibyo Yesu akubwiye, waba urimo kutubesha. Ibi twereka ko ufite Yesu nuko n'imirimo yawe igaragaza Yesu wamenye, nuko ubuzima bwawe bugaragaza Yesu wamenye. Yesu ashimwe cyane. Ngo arangije abirukana muri urwo rusengero kuko bari barafashe inzu y'Imana bayihindura iguriro. Ese umutima wawe ni iguriro? Ese umutima wawe uraramya Imana? Ese umutima wawe uracyakijijwe? Ese umutima wawe uracyavuga imbaraga z'ijuru? Ese iyo uhuye n'umuntu ufite ikibazo wifata gute? Ese iyo uhuye n'umuntu wakamutse umukomezesha iki? Ese mwene data urakora iki ngo umurimo w'Imana utere imbere? Urimo urakora iki ngo ubwami bw'Imana bwaguke? Urimo urakora iki ngo ijuru ryongere rimanukire mu buzima bwawe? Ngo ariko Yesu arabyanga, akora icyo yagombaga gukora kuko yari afite agahinda n'umubabaro, kuko inzu ya data, urusengero rwahindutse iguriro. Ntabwo ari byiza cyane kuba wakwicara ugafata amasaha abiri uvuga mwene so, aho kwicara umusengera, aho kwicara umubwirira Imana ngo mufashe, ukicara umusebya, umwangisha abandi, wowe ukabyuka ukakaraba ukambara ukajya mu rugo rw'abandi kubwira abandi bantu ngo kanakase mwiza. Bizakumarira iki? Ese niba ugenda gusebya abandi, ubwo urumva uwo murimo ari umurimo mwiza? Uwo si umurimo w'abakozi w'Imana, uwo si umurimo w'umuntu wamenye Yesu Kristo. Reka ngo ubwire, uyu munsi ndi Reverend Pastor Steven, ariko dukureho Reverend, ndi umukristo. Ntabwo umuntu aba pastor atabanje kuba umukristo, kandi igifite umumaro nuko mba umukristo. Uko niba ndi uwa Kristo ngomba kwerekana Yesu uri mu buzima bwanjye. Yesu aracyakaragara muri wowe, aracyakorera mu buzima bwawe. Ndakwifuriza kugaragaza Yesu mu buzima bwawe. Niwemere, ntongere kubikunda guhora uriho ufata umwanya gusa wo gusebya abandi, wo kuvuga ibi by'abandi. Warebye ibyiza abandi bakora, warebye ibyiza abandi bagerageza, akaba ari byo uvuga. Yesu ashimwe cyane. Ntawe utagira intege nkeya. Niba uyu munsi wa none umushumba wawe yagira intege nkeya, ariko nubona intege nkeya ntukavuge intege nkeya gusa, uvuga n'iki zagukoreye. Yesu aguha umugisha kubwo wiyemeje guhindura. Umva iki kintu cyatangaje rero, ngo Yesu ava mu giti cy'umukitwa umutini. Yesu ashimwe cyane. Urumva avuye hano ku rusengero, amaze gushyira ibintu ku murongo, amaze gukura abantu mu rusengero, arabasohoye, ashyize ibintu mu murongo. Reka ngubwire, Yesu Kristo arashaka guhagarara mu murongo kugira ngo ubwami bw'Imana ubahirwe mu buzima bwawe. Nugera ahantu witwe uwa Kristo. Yesu ashimwe. Ageze ahantu rero arasonza. Iyo umuntu ashonje ageze iwawe ukora iki? Iyo umuntu aguhamagaye umwitaba gute? Iyo umuntu agusabye inkunga umubwira iki? Kuko Yesu nageze ku giti cy'umutini akeburaho imbuto, kandi ngo cyari cyiza. Dufite abantu amagambo bavuga n'ibyo bakora biratandukanye. Umuntu agahora yumva ari uzatera imbere, akumva ko ari ukwiriye kubwira ama etaje. Mu by'ukuri iyerekwa rye n'iby'isi gusa. Ibyo bizakumarira iki? Kuhora ubeshya, kuhora ukamura abandi, kuhora uteranya abandi, kuhora usenya ingo z'abandi, kuhora uvuga abandi nabi. Ibyo bizakugeza kuki? Garukiraho mwene data. Yesu akugirire neza. Yesu arimo kumbwira ngo ubwire ngo garukiraho. Ni igihe cyo kwihana, ni igihe cyo kongera ugashakashaka icyanezeza Imana. Ndibuka njyewe nzabaha ubuhamya uburyo nakijijwe, uburyo njyewe ndibuka umunsi umwe nari mvuye ahantu mu kabari, noneho nyura ahantu, hari ahantu ku Kabiza ni Rubavu, noneho mbona korari yari yakoze igiterane, bariho baririmba, ariko njyewe uburyo bari kuririmba ndavuga ariko cyo gukizwa, ariko nanone ukumva wapi. Noneho ariko hari korasi imwe nigeze mbona abantu baririmba bavuga ngo isi yari ifite amaguru atatu, ngo none abiri amaze guhirima, none isigaye ku kuguru kumwe, nshuti muze tuyivemo. Kibaza se, isi ifite amaguru atatu, abiri amaze guhirima, asigaye kuguru kumwe. Kuva icyo gihe kugara uyu munsi sigaye nibaza ese kwa kuguru kumwe kuracyahagaze cyangwa nako kwavuye. Yesu agiye kugaruka. Ongera witunganye, ongera ushaka Imana, gerageza wongera ushaka ubugingo, gerageza wongere urekure ibintu bimeze nkaho isi yakwinjiyemo, isi yagufashemo. Ongera gerageza wongera ushakashaka icyanezeza Imana.
Imana izashaka icyakunezeza. Ongera wongere ugerageze kongera kwibuka ibihe wagiranye n'Imana. Cyagiye wasengaga, cyagiye waririmbaga, cyagiye waturaga, cyagiye wafataga iminsi tugasenga. Biriya bihe birakenewe. Ongera usabane n'Imana. Mutima wawe ukomeza kuwushyira ku bintu gusa. Undashaka etaje, Imana mbaye uzi ko umuntu afata iminsi 3, iminsi 7 asengera ibyo kurya gusa, ariko ubugingo nta busengere. N'ubugingo busengere burakenewe mwene data. Dusengera amafaranga, dusengera amazu, dusengera amamodoka, dusengera abagore, dusengera n'abana, ariko n'ubugingo tubushireho. Yesu ashimwe cyane. Utazaba nk'uyu mutini Yesu yarawuvumye. Utazaba nk'abari abantu bare mu rusengero ariko batazi cyakorerwa. Uzi kujya mu rusengero ntumenye iki rusengero rwubakiwe. Uzi gutunga umutima nkanje nkawe numenye uwo mutima icyo Imana yawuguhereye. Oya, reka umutima wasokemo ibinezeza Imana. Reka umutima wasokemo ibifasha abantu. Reka umutima wasokemo ibituma abantu bahabwa umugisha mu izina rya Yesu. Iri jambo ndarikunda cyane. Ngo bukeye mu gitondo rero, haleluya, agera ku giti cye, agera i Betaniya arasonza. Ese gusonza kwa Yesu kuravuga iki? Ese wumva iki? Reka ngubwire, umuntu wariwe n'inzara, iyo umuntu amubwiye ko ashonje arabyumva cyane. Umuntu wakodesheje cyane, iyo Imana imuhaye amazu, umuntu akamubwira ngo nta mafaranga afite yo kwishyura inzu, arabyumva cyane. Ariko ikibazo ni ukudaha agaciro icyo Imana yagukoreye, ugasuzugura abandi, ubereka ko impamvu batarasubizwa ari ibyaha, ari nuko batasenze neza, ukibagiwe ko nawe wamaze imyaka 7, 3, 8, 10 utarasubizwa kandi ugisenga. Data nagusubiza, uzifatanye n'abandi kubabwira ngo mukomere iby'Imana impaye, nawe bifiteho uruhare. Nubona ufite inzu yo gukodesha, ukabona umuntu abuze amafaranga yo kwishyura, wimusohora. Nawe cyagiye wari ukodesheje, kuba Imana yaguhaye we nimuhereze, bivuze ko nayo Imana itazamutabara. Ongera ugire urukundo ngo rwa mbere. Dufite ikibazo urukundo rw'abarokore rwagiye. Kuki abarokore batagira urukundo? Abapandekoti kuki batakigira urukundo? Abashumba abakozi b'Imana urukundo rwagiye. Imana yongere idufashe cyane tugira urukundo mu mitima yacu. Yesu ashimwe cyane. Kuko Yesu akeneye ko tugira urukundo kugira ngo nutugezeho atuboneho ibyo tuvuga. Bare kuvuga Yesu nugenda imbere Yesu muhakana. Ngo ageze ku giti cy'umutini akiburaho imbuto. Ngo arangije ngo cyari kimeze neza, cyari gishishe cyane, ngo arakivuma. Kubera iki? Icyo yagishatseho nta kibonye. Arakivumye, gihindutse ikibazo kandi cyari igisubizo. Kubera iki? Ntabwo cyahagaze mu gihe, ntabwo cyakoze icyo cyagombaga gukora. Ngo n'abigishwa be baratangara cyane, ngo bagarutse basanga cyumye. Umvira ijambo, Yesu ashimwe cyane. Ngo bageze i Yerusalemu, binjira mu rusengero, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Haleluya. Ntiyakundira umuntu wese kugira icyo anyuza mu rusengero. Yubika, Imana igiye kubika abantu bigize abakozi b'ibinyoma, abakozi b'inda. Imana igiye kubika abantu badashaka kuba bw'Imana bugaragara. Hari ibintu Imana igiye kubika ku buzima bwawe, ibyabangamiye umudendezo w'ubara mu buzima bwawe, abarozi muturanye, Imana igiye kubika. Yesu ashimwe cyane. Ageze mu rusengero arubika. Ntabwo Yesu yakomeza kureka umurimo wiwe ngo ukomeze wicwe n'abantu kandi bawurimo. Umuntu aze mu rusengero, umuntu aze muri caci, umuntu aze muri korari, narangiza asenge asanze intumwa ya Satani, ntabwo Imana igiye kwemera. Ije gutandukanya intama n'ihene. Yesu ashimwe cyane. Nababwiye ukuntu umuntu yajyaga anyuza intama ku mupaka akavangamo n'ibindi, ariko uwo munsi usanga byahindutse. Yesu ashimwe cyane. Bakano kantu bene data. Umunsi umwe rero, kano kantu ndagakunda cyane. Iyi ndogobe umunsi umwe yinjire i Yerusalemu ihetse Yesu. Noneho mu gitondo kimwe Yesu amaze kuyirekura, ngo ya ndogobe iricara iganiza n'indogobe. Bwatisha ngiye buriya ndakomeye. Ngiye buriya ndakomeye, buriya ngiye ndahanura, buriya nzi kuvuga indimi. Buriya ngewe ntabwo wambonye ejo bundi. Ntabwo wabonye imirimo n'ibitangaza ngiye Imana yankoresheje. Ntabwo wabonye uburyo ninjiye Yerusalemu ngiye mbese Yesu. Ati nejo nzasubirayo. Ndaramubwira ati rero umva ngubwire inshuti yanjye, icyatumye gusasura imyenda
bagusasura amawagisi ukandagira ku mashini bavuga ngo hoziyana hoziyana, si wowe babikoreraga Yesu wari muri wowe, babikoraga Yesu wari uhetse, ntabwo ari wowe. Uyu munsi noneho ongera usubire urebe, reka ngubwire indogobe iganiza indi indogobe iramubwira ati umva impamvu bagwaye kiriya cyubahiro ni ukubera Yesu ufite, ariko numutakaza uzaba nk'abandi. Arangije ngo umunsi umwe ngo isubire i Yerusalemu, nta n'umuntu wigeze ayireba. Impamvu ndi kukubwira amagambo, nutakaza Yesu naho wakomanga namuzongera kubakomanga, nutakaza Yesu niyo sura ufite izaba irangiye. Bene data twere kwifatanya nk'aba ijambo ndarikunda cyane. Abaroma kanari abariyo nasoreza abo cy'Abaroma 12. Yesu ashimwe cyane. Iki gitabo harimo kugira ngo wowe uyu munsi wa none urimo urabona barimo kugukomera amashyi. Hari igihe umuntu bamukomera amashyi akumva ko noneho arakaze ni umuntu ukaze. Ntabwo ari wo bari kuyakomera, ni Yesu uri muri wowe. Nugera ahantu ukabona barakwakiriye, nugera ahantu ukabona bagufashe neza, ni Yesu wabikoreye. Nutakaza uwo Yesu uri mu buzima bwawe, nutakaza izo mbaraga z'Imana mu buzima bwawe, uzabaye nk'abandi bose. Igitabo cy'Abaroma 12 umurongo wa 1 aravuze ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Bibiliya irambwiye neza, Pawulo yandikira Abaroma ngo nimwishushanye n'ab'iki gihe. Niho twasomye rero akumbita abantu bari mu rusengero arabasohora, bari batazi agaciro ko kuba mu rusengero. Iyi ndogobe ihetse Yesu yagize umumaro, ariko umunsi Yesu yayururutseho ntabwo yongeye kugira agaciro. Yesu nakuvamo, Yesu nakurekura, biraba birangiye, amateka yawe ntabwo azongera kuba mazima. Nimwishushanye n'ab'iki gihe. Sigaye ntangazwa, usigaye ushaka umurokore ukamubura, washaka umupagani ukamubura, kibaza ngo mbese byivangiriye hehe? Ibintu byarivanze, abantu baravangavanze, isi bayirimo, barashaka n'ijuru. Reka mbabwire, iri juru rifite amahame, iri juru rifite ukuntu bizagenda. Isi igira amahame yayo, n'ijuru ukagira amahame yayo. Ndakubwira mwene data ungurikiranye, wowe ukunda ibiganiro byacu, reka ngusabe mwene data, ongera ushyiraho amahame, ongera wubake ubwami bw'Imana, ongera wubake ubusabane n'Imana, ongera wubake isezerano hagati yawe n'Imana, kubera ko igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga data by'ukuri aba aribo bamusenga. Uko Yesu aje kuvangura intama n'ihene, aje gukuraho imbwa zambaye uruhu rw'intama, kubera ko dufite ibibazo by'abantu bambaye uruhu rw'intama kandi batari intama. Ariko imbere gato haraca umuntu uhetse Yesu akumera umugisha ngo nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo mukore, ahubwo mushake, ahubwo mushakashake ikinezeza Imana. Ukwiye kugira umutima mushya ngo nimwishushanye n'ab'iki gihe. Ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Umwami Imana, mutange imibiri, mutange imitima, mwere kwishushanya. Umurokore buwakebwe, buwa Kristo, komeza usenge, komeza ushakashake Imana, komeza ugerageze uhindure intekerezo zawe. Yesu ashimwe cyane. Kandi ubwire kano kantu nsoza. Umunsi umwe umuntu yigeze ajya ahantu umusore, noneho agiye mu rusengero, ageze mu rusengero arasenga, arafashwa, abona umukobwa mwiza wambaye imyenda miremire, mwiza w'umurokore pe. Noneho igihe kigeze aramukunda cyane. Noneho umusore amaze gukunda wa mukobwa, noneho bahana randevu ngo bazahure baganire ibyubako. Mwene data, uyu mukobwa igihe yagiye kureba uyu musore, yagiye yahinduye imyambaro, yagiye yambaye ukundi kuntu. Kubera iki? Yiganyije abo hanze, yanga kuba we. Hari abantu badashaka kuba bo, bashaka kuba abandi. Reka ngo ntukigana abandi, ba wowe. Ngewe Pastor Steven nikambe ngewe, mvuge nkanje, nigishe nkanje, senge nkanje, Imana izanzamura.
nukunde gushaka kuba nk'abandi, kuvuga nk'ibyo abandi bavuga, mbese gushaka kudutera imitwe abandi bantu, kugenda uryoshya ibintu, mbese urifuza gusa nk'aho wahinduka undi muntu, kandi ntabwo bizakunda, uzahora uri wowe. Rero gerageza ube wowe, Imana izakuzamura, izaguha urugo rwiza, izaguha akazi keza. Ariko nuba wowe, nutakaza kuba wowe, uzabipfuye. Komera rero, nkubwire bene data, ibintu byarivanze, ariko imbere gato bigiye gusobanuka. Ubwo Yesu aje kujonjora, ubwo Yesu aje gukura intama mu ihene, ubwo Yesu aje kuvangura ibintu, kuko yavanguye ibintu mu rusengero, kuko yavumye igiti cy'umutini, na aje gukora, aje gushyira ibintu mu murongo. Kuko Yesu ntabwo yaceceka, ari kubona umurimo w'Imana wangirika, ari kubona abahanuzi bahanura ibinyoma, ari kubona abantu basenya ingo z'abandi, umuntu akavuga ngo Imana yambwiye itamubwiye, umuntu akagenda oh my God, ntabwo ari byiza. Ni gute Imana ikubwira ngo mu rugo rwawe ubyaye 4? Yesu ashimwe cyane. Ndashaka ndimo ndabategurira ubuhamya uburyo umuntu banuzi yagiye kubyura umugore ngo nave mu rugo rwe yabyayemo 4, ngo niko Imana yamubwiye. Harakubesha ko azasiga aseranyira akaba n'umugabo akaramata. Ni gute Imana yasenya urugo? Ntabwo Imana isenya, Imana yacu irubaka. Ahubwo mu rugo rwawe ubamo habamo kwihangana. Mugabo yakubera mu bwasenga, kihanganije akaba mwiza. Nubutagira kwihangana ugusabe. Hasi Yesu ashimwe cyane. Rero ba maso kandi usenge, nushanye ntabica igihe, kuko Yesu Kristo aje kuvangura. Ubwo yageze mu rusengero, ubwo yageze hariya hantu, uragira ngo nta ntabwo azahagera. Aje gukora, aje gusoza umugambi we. Tugiye gusengana Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndagushimira wowe ukomeje kudukurikirana, ndagushimira wowe ukomeje gukora share, wowe ukora kunzogera, kandi ibyifuzo byawe biduwe turabisengera. Kandi ishyaka n'umuhati wawe ntabwo ari byo busa ku mwana. Tugiye gusenga Imana iguha umugisha. Data wa twese wo mu ijuru, uyu muntu yamaze imisa acitse intege, ndamusengeye mwana, umanura amavuta, umanura iyerekwa, ihishurirwa ryiyongere mu izina rya Yesu Kristo. Ukubite hasi imbaraga zituma umutima ugira agahinda n'umubabaro, akumva yanywa inzoga, akumva yajya ahantu habi, akumva yashaka umupfumu, kubera ko agahinda n'umubabaro byari bimukuye mu mwanya. Ariko wambwiye ngo mbabwire ngo imbere gato hagiye guca umuntu uhetse Yesu. Mana mumushyigikire, abo wakijijwe, kandi Yesu uri muri we agumya abe mu buzima bwe. Nturinde kuba nka kira giti cy'umutini, ahubwo abo wakijijwe neza, kandi Umwuka Wera amushoboze guhagara mu mwanya. Ubuntu bwa Yesu Kristo no gufashwa n'amaraso n'Umwuka Wera bike ubuzima bwawe, aho waba uri hose, imbaraga z'Imana zikubeho, maze uhindike icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Ndagukunda, nifurije umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Bye. Reverend Pastor Steven. Imana iguhe umugisha. Shalom, shalom.